Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku wa kabiri w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turarisanga mu ibara ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu n'umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku wa 26. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki. Bavandimwe, ku byerekeye amaza y'Umwami wacu Yezu Kristu nuko tuzakoranira iruhande rwe, hari icyo twabasaba. Muramenye ntimugahagarike imitima vuba ngo muce igikuba mubitewe na bamwe biha kubemeza ko umunsi wa Nyagasani waba wageze, bitwaje ubuhanuzi batugerekaho n'andi magambo tutigeze tuvuga, cyangwa se amabaruwa ngo twaba twaranditse. Rwose ntihazagire ubabeshya na busa. Ngicyo icyo yabatoreye ibigirishije inkuru nziza twamamaza, kugira ngo muronke ikuzo ry'Umwami wacu Yezu Kristu. None rero bavandimwe, nimukomereye kandi mukomeze ubutagerura inyigisho z'uruhererekane twabagejejeho, ari mu magambo ari no mu nyandiko. Umwami wacu Yezu Kristu ubwe, hamwe n'Imana umubyeyi wacu wadukunze, maze ku neza ye akaduha kwizera ihumure ritazashira, bo nyine nibabahumurize kandi babahe gukomera mu byiza byose mukora cyangwa muvuga. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimwiyimbire bigishamategeko n'abafarizayi, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'icy'imbwija n'icy'inyabutongo, mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko, ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ngibyo ibyo mugomba gutunganya mutirengagije n'ibindi. Mwabayobozi mwahumye mwe, muminina umubu ariko mukamira bunguri ingamiya. Nimwiyimbire bigishamategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe musukura inkongoro n'imbehe inyuma gusa, naho imbere huzuye ubwambuzi n'ingeso mbi. Mufarizayi w'impumyi, banza usukure inkongoro imbere, n'inyuma habonereho kuba hasukuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mu ivanjiri yo kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 21, Yezu aratubwira icy'ingenzi tuzatungukana imbere y'Imana. Ni ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ibyo Yezu arabibwira abafarizayi n'abigishamategeko ngo bubahiriza icyo idini risaba, bagatanga icya 10, ariko ubutabera n'impuhwe biri kure. Buriya rero kuba mu idini runaka no kuba umukristo biratandukanye. Hari amabwiriza runaka kugira ngo ube mu idini iryo ari ryo ryose, no kugira ngo urigumemo hari ibyo ugomba kubahiriza. Ibyo ni iby'idini rigusaba. Ariko ujye wibuka ko iryo dini atari ryo maherezo y'ubuzima bwawe. Amaherezo ni ku Mana. Imana rero ikigusaba uzatungukana imbere yayo, ni ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Kutaryarya Yezu yabigarutseho avuga ati, nimwiyimbire bigishamategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe musukura inkongoro n'imbehe inyuma, ariko imbere huzuye ubugome, ubwambuzi n'ingeso mbi. Yezu arashaka kubwira abakora ari ukugira ngo abandi bababone, no kugira ngo bereke abandi ko ari beza, ko
ko ari nta makemwa, ariko mu mutima huzuyemo ubugome n'ubwambuzi. Aha naho ni ukutwibutsa ko amaherezo y'ubuzima atari ugukora kugira ngo duhabwe amanota n'abantu cyangwa kugira ngo twereke abandi ko turi beza, ahubwo ari ukwereka Imana. Burya washuka abantu ariko ntiwashuka Imana, kuko ireba hose na byose, ntawuhisha uwahishaho rero. Tutihenze rero turebe mu mitima yacu, twihatire kutarenganya kandi tugirire impuhwe buri wese. Abantu babibona batabibona, icy'ingenzi ni ikiri hagati yawe n'Imana. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.